mu buryo busa nk'ubwihariye ni isi y'umuziki n'ubuhanzi aho Imana ihangana n'imbogamizi mu buryo bweruye, aho ijwi ry'umugore rimwe na rimwe ritumvikana mu bihanganye bikuru byagezeyo. Hari umuntu umwe wari uhagaze kure yihagararaho atanyeganyezwa n'amateka cyangwa se igihe cyahise. Ni umugore udasanzwe wabyinnye ubuzima mu magambo no mu ndirimbo, agatera abandi imbaraga binyuze mu bihangano bye. Wise umwanzi wo kugiranwa ni inkingi y'ubudasa, igicumbi cyihangana n'ubutwari. Yanyuze munsi y'umugongo w'amateka akomeye, anyura mu nzira z'uburibwe ububabare udashobora kwiyumvisha, ariko asohoka amasa n'izuba rirashe nyuma y'imvura. Yahuye n'icyo nakita ibihe by'icuraburindi, ariko yabibyaje umucyo n'urumuri, ahindura amarira ibihangano, asiga urwibutso mu mitima ya benshi. N'uyu munsi aracyavugwa. Ntabwo yibukira ubuzima bwe ku byo yabuze, ahubwo bwibukira uburyo yakoresheje ubuhanga bwe mu guhindura intege nke imbaraga, n'amateka mabi n'inzira yo kurushaho kumurika. Ni umugore wihagazeho, avugira benshi batagira ijwi, abavuganira mu ndirimbo mu magambo yuzuye ubuzima, urukundo n'ibikomere bivamo imbaraga. Jennifer Lopez yavukiye Castro Hill, ni mu mujyi wa New York ku itariki ya 24 Nyakanga 1969. Uburyo yagaragaraga bwari butandukanye cyane n'ubusanzwe ku bagore b'Abanyamerika. Yego, iyo Mana idasanzwe yari afite yari kwiye gushimirwa n'ababyeyi be bakomoka muri Puerto Rico. Se yitwaga David, yakoraga mu kigo cy'ubwishingizi nijoro, nyuma aza kubona akazi keza mu kigo cy'ikoranabuhanga. Nyina yitwaga Gauda Labo, yari umubyeyi wo mu rugo, akaba ari nawe wareze Jennifer n'abavandimwe be. Umuryango we ntabwo wari ukizi cyane, babanaga na se ari 5 mu nzu ntoya. Nyuma y'imyaka mike babashije kwimukira mu nzu yisanzuye, aho bari bagiye guhindurirwa ubuzima mu buryo buteye gutya. Mama we yareze abana be b'abakobwa mu buryo bubatoza kugira uburyohe n'ubupfura. Babuzwaga kugendagenda mu mihanda igihe kirekire, kandi bakagomba kuba bageze mu rugo nijoro. Nyina kandi yageragezaga kubatoza impano zabo umunsi ku wundi. Jennifer akiri muto ku myaka 5 gusa yitangiye kwiga kuririmba no kubyina, ibintu byamugirira akamaro cyane mu buzima bwe bw'ahazaza. Mu rwego rwo kumurinda ibyangiza byinshi, nyina yamwireje mu ishuri rya Katolika, aho yakomeje kuririmba muri korali y'abatoya. Jennifer yakundaga gukina amafilime y'ishuri ndetse nayo mu rugo. Bakinaga n'abavandimwe be. Yanagize intambwe nini mu mikino ngororamubiri, aho yitabiriye amarushanwa y'igihugu ariruka, ndetse akaba no mu ikipe yitwaga softball y'ishuri. Nubwo yari afite impano zigaragara, umuryango we ntiwamubonagamo icyamamare cya sinema cyangwa se umuziki. Nyina yashakaga ko Jennifer aba umunyamategeko. Mu mwaka we wa nyuma w'amashuri yisumbuye, Jennifer yabonye amahirwe yo gukina muri filime yiswe Marita Girl. Nubwo iyo filime itigeze igira amahirwe ku isoko, ariko yamuteye inzozi zo guhangana kuba icyamamare. Yaje no kwinjira muri kaminuza y'amategeko, ariko yivamo nyuma y'igihe gito. Yagerageje gusobanurira ababyeyi be ko ashaka kuba umukinnyi wa filime, ariko aho gushyigikirwa yumvishe bamushinja ubujiji, banamubwira ko nta munya-Latin wa Amerika uzigira amenyekana i Hollywood. Gusa ntabwo byigeze bimuca intege. Yahisemo kuva mu rugo, yikodeshereza inzu ye ntoya i Manhattan. Ku manywa yakoraga mu kigo cy'amategeko, nijoro agakora nk'umukinnyi. Icyo gihe yanitabiriye imikino yitwa Jesus Christ Superstar Oklahoma, aho niyo yaje gutamburwa maze amagarwa mu itsinda ry'abaririmbyi rya Golden Music of Broadway ryazengurutse Burayi. Nubwo byari inyungu, yasigaranye akababaro ko mu itsinda ryose niwe wenyine utarahawe kuririmba wenyine. Injego intangiriro ya sinema nayo yigeze kuvugwaho. Filime ze za mbere za Jennifer yakinnye n'izagize amahirwe zashingiraga gusa ku bushobozi bwe mu kubyina. Akazi ke ka mbere kahoragaho kuri televiziyo kabaye mu kiganiro cyitwa In Living Colors, aho yasimbuye umubyinnyi umwe wari warabuze. Nyuma y'imyaka 2 yatangaje ko ashaka kuba umukinnyi wa filime, maze ava mu cyiciro cy'ikiganiro nibura mu 1993. Yahawe amahirwe yo gukina muri Lost and the Witness, igenewe amafilime yo mu rugo. Nubwo itamenyekanye cyane, yabaye intambwe ikomeye kuri Jennifer. Ahita yitandukanya n'imishinga yo kuririmba no kubyina. Nyuma yaho yakinnye muri filime yitwa My Family, aho yagaragaye nk'umukobwa muto witwa Mary, ndetse anahabwa n'amasinya menshi ya mbere. Bidatinze filime Serena niyo yahindutse ikiraro kimugeza ku isi. Nubwo yari wahoze ari umuyobora kuri My Family, Jennifer yagombaga kunyura mu icapiro ryatononyezwaga abakina ku buryo butoroshye. Iyo filime yashyize hanze ubuzima bwe bwose bwa Serena nk'umuhanzi wapfuye akundwa, byatumye Jennifer yerekana impano ze zose. Ibyo byanaciye amarenga ku bakemurampaka, maze ahita ahabwa n'amasinya menshi ya Golden Globe, aho umukinnyi wa mbere n'umukobwa muto ari kuzamuka mu rwego mpuzamahanga kandi byiza. Icyo gihe Jennifer yaramaze kuba icyamamare muri filime yiswe Out of Sync, aho yakinanye na George Clooney. Yawe miliyoni 1 y'amadolari, aba umugore wa mbere wo muri Latin America ihembye gutyo mu buryo butangaje. Uribuka nyina yigeze kumubwira ngo nta mwana wo muri aka gace uzigira bike ashaka kuba cyo. Byumvikane ko kumuca intege ntabwo byigeze bimwereka ko adafite ahantu azagira bitewe n'ibyo yumvagamo cyangwa se yashakaga kwereka isi. Yakomeje gukundwa cyane ariko mu mafilime y'urukundo nka Show with Dance in the Wedding Planner, aho yanagaragaraga muri za drama nka Angel Is the Sir
muri dessert. Inyambaro ye yakozwe n'umwanditsi uzwi cyane mu Buyapani witwa Yoke Shoko wakoranye na J.Lo muri Case in the Sierra mu 1999. Yasuye indirimbo ye ya mbere yiswe If You Had My Love iba hit cyane ku buryo butangaje. Abakunzi be batangiye kumwita J.Lo, ni izina yahise afata nk'iryo ku rubyiniro, akanagira izina rye rya album ye ya kabiri yiswe GR yasohotse muri 2001. Album ye ya mbere yiswe In the Six yanyuzwe cyane n'abakunzi be nubwo abanyamakuru batari baranyuzwe n'ukuntu yahindutse umuhanzi, ariko biranatangaje kuko iyo album yanaciye ibintu byinshi kubera ko muri 2004 Jennifer yahawe umwana w'imyaka 11 witwaga Partition impano y'album ye ya kane yitwaga Death. Uwo mwana yararwaye kanseri yaje no gupfa mu gushyingo uwo mwaka. Ibintu byabaje cyane Jennifer bikomeye mu buryo butangaje. Ubuzima bwe bwite ntabwo bwigeze bugarukaho na benshi, ariko Jennifer yashatse bwa mbere mu 1997 n'umusore w'umunyakiba witwa Ujan Noah, ariko bashwanye mu mwaka wakurikiye muri 2006. Ujan yagerageje gusohora igitabo kivuga ku mubano wabo, ariko Jennifer yamujyanye mu yiko, akaba yaraciwe amadolari asaga 545. Yakundanye na San Kobza kuva mu 1999 kugeza muri 2002, ndetse bigeze no gufungwa bombi nyuma y'iturika ry'amasasu mu ruhame. Nyuma yashakanye na Charles Jord, n'umukinnyi wamaze akurikizaho Ben Affleck, aho rwose itangazamakuru ryabise Benfra. Bari bagiye kurushinga muri 2003, ariko babyiboreye umunsi umwe wa mbere w'ubukwe. Muri 2004 yashakanye na Marc Antoine maze babyarana impanga, ariko byaje no kurangira bose baje gutandukana muri 2011. Byemezwa burundu muri 2014. Nyuma yakundanye n'uwitwa Casper Snap, umubyinnyi, baza no gutandukana, hanyuma bongera gukundana muri 2015. Kuva ku 10 Werurwe 2019 Jennifer yatangaje ko yambitswe impeta y'urukundo na Alex Rodriguez wahoze ari umukinnyi wa basketball. Uwo munsi yanashyizeho ifoto yerekana impeta nini ku rutoki rwe, unaberewe cyane, ariko yandika amagambo agira ati yaravuze mu yego. Uburyo busa nk'ubutuje Jennifer Lopez na wahoze ari umukinnyi wa basketball Alex Rodriguez batangaje urukundo rwabo mu ruhame muri 2017. Jennifer yaramaze kurambirwa umubano ukorana ibigeragezo kenshi akanawuvamo nta kintu avanyemo, ariko yifuzaga umuntu umurinda akanamushyigikira. Alex nubwo atarafite izina rikomeye mu mikino, yagerageje kugaragaza uruhande rwe rw'umugabo, atekereza ku muryango, arawukorera. Urukundo rwabo rwamamaye cyane mu bitangazamakuru, ndetse amafoto yabo abatemba hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nubwo bari bameze kwemeranya kubana karamata, ntabwo bigeze bakora ubukwe. Muri 2021 ejo bundi batangaje ko batandukanye. GR yese agaruka mu rukundo rwe rwakira nk'umukinnyi wa filime Bad Africa. Ibintu byatangaje isi yose. Nyuma y'imyaka 17 batandukanye, barasubiranye, ndetse muri 2022 bakoze ubukwe butunguranye Las Vegas. Ibi byagaragaje ko nubwo yagiye anyura mu nzira igoye y'urukundo, Jennifer Lopez nabwo yigeze arekera aho gushaka urukundo rw'ukuri. Mu magambo make, aho yaciye nabwo hajyaca urwango. Ubucuruzi n'ubufatanye kuri Jennifer Lopez nabwo bwagiye buvugwaho na benshi, kubera ko yari umushabitsi urenze ibitekerezo ushobora kuba gutekereza kuri we. Jennifer ntabwo ari umuhanzi gusa, ahubwo ni umunyamwuga wihangiye imirimo yishingiye ibigo bitandukanye bijyanye n'imideli, amavuta y'ubwiza, ibikoresho by'abagore byiza bigezweho. Muri 2002 yashyize hanze platform ye ya mbere yitwa Grow by GR. Isi namugira umwe mu bagore ba mbere beza batangiye igikorwa cya platform gifite agaciro k'isoko mpuzamahanga. Yanatangiye kandi gutunganya umuziki, akanaba nyiri GR by Jennifer Lopez, uruganda rukora imyenda y'abagore. Ibi byose byamugize umuherwe, bimuha izina mu rwego rw'ubucuruzi ruri hejuru nk'uko yabigenje mu muziki no muri sinema. Jennifer yagaragaye kandi mu bikorwa by'ubugiraneza nk'umugore wakuriye mu muryango utarukize. Ntabwo yigeze yibagirwa inkomoko ye. Yashinze Lopez Family Foundation ifasha abagore n'abana babo kubona serivisi z'ubuvuzi n'uburezi mu bihugu bikeneye, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhate, ubunyabwuga n'ubugirirane byaramuranze. Mu gihe Jennifer yinjiraga mu mwuga wa sinema, abenshi ntabwo bigeze bamubona nk'ushoboye gukina yihagazeho. Abanyamakuru bamwe bamuvugaga nabi, bamwe bakamugereranya n'umwe ukoresha gusa isura nk'imiterere ye aho gukoresha impano. Ariko Jennifer yahanganye n'izo mvugo nyinshi, yerekana ubushobozi bwe mu mafilime atandukanye yari arimo, nka filime yiswe The Wedding Planner, Enough, Made in Mahana, Hustler, aho yerekanye uruhande rwe rw'umukinnyi uzi guhinduranya amarangamutima mu buryo bwateye kubona ko Jennifer atandukanye n'uko bamutekereje. Bidatinze 2020 Jennifer yataramiye isi mu birori byo gufungura imikino ya Super Bowl hamwe na Shakira. Ibintu byagize ingaruka zikomeye mu cyubahiro cy'abahanzi bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Berekanye ko abanyalitina Amerika bashoboye bihagije, bashobora kuba no ku rwego rw'isi. Wibuke byose yabikoraga yibuka rya jambo mama we yamubwiye ati ntabwo uzigera utekereza kuba wagira. Mu bihe bya politiki Jennifer ntabwo yigeze aceceka,
Yagaragaje ibitekerezo bye ku buringanire, uburenganzira bw'abagore ndetse no gushyigikira ibikorwa byo kwita ku bidukikije. N'umwe mu bahanzi bavuze rikijyana mu kwerekana ko umugore ashoboye kuyobora, agatunganya, akanaba icyitegererezo cy'abandi. Yego, icyo Jennifer Lopez yigishije isi giteye gutya. Urebye ubuzima bwa Jennifer Lopez usangamo inkuru y'umukobwa ukomoka mu muryango uciriritse waharaniye inzozi ze mu buryo butoroshye, akanyura mu nzira yuzuyemo impaka, kuvugwa nabi, gusuzugurwa, kugambanirwa, gutandukana n'abakunzi, ariko nigeze atakaza intego ye yo kugera ku cyo yiseye no ku cyo yifuzaga. Yerekanye ko Imana idahagije, ngo udafite umurava, ko inzira y'umugore iri mu rugendo rw'ubuhanzi ishobora kuzitirwa n'akarengane n'imyumvire y'ahakomoka, ariko nanone yerekanye ko ibyo byose bishobora gutsindwa n'ukuri, Imana no kwizera inzozi ze mu buryo buteye gutya. Ni ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora kuva hasi akagera hejuru, yihagazeho atitaye ku mvugo z'abamuca intege. Mu magambo make, ni icyitegererezo ku bakobwa bose bo mu bihugu bikennye cyangwa se mu miryango itifashije. Urugendo rwe ni isomo ku bantu bose. Wemeye kuba uri we, wihatire kuba ushaka kuba we, bizakugira ushaka kuba we mu gihe kiri imbere. Yego, Jennifer Lopez nubwo ari umwe mu byamamare byageze no ku rwego rwo hejuru mu buhanzi, sinema, ubucuruzi n'imideli, ntabwo urugendo rwe rwabaye rworoshye. Hari ibihe byinshi yicujije byamubayeho, ariko yanagize ibihe byinshi yishimira cyane, ku buryo usanga ubuzima bwe buguze amasomo akomeye y'ubuzima, yaca abandi abantu intege, ariko akabahindura umusemburo w'itsinzi mu buryo buteye gutya. Mureke dufate ku nkuru y'ubuzima bwe, tucukumbure, turambure, tugereranye ibihe yicuza n'ibihe yishimira, duhuze byose mu nkuru yimbitse n'iyigisha. Mu magambo make, Jennifer Lopez, uburyo ibyishimo byagarukaga byanavanzwe n'amarira, uburyo butavuzweho benshi, inzozi zingana n'umukino guhuza amarangamutima n'imihangayiko. Biteye gutya, Jennifer akivuka mu muryango uciritse, nigeze kuvuga Harris, ntabwo yigeze yakirwa nk'umukobwa w'inzozi. Yakuriye mu buzima butamwemerera gutekereza cyane nk'umwana cyangwa se kuguhoza impano ye mu buhanzi. Icyo yicuza cya mbere ni uburyo yakuriye ahantu adahabwa amahirwe yo kugira ubwisanzure mu guhitamo icyo ashaka kuba cyo n'igihe ashaka kukibera. Nyina yashakaga ko aba umunyamategeko, ariko umutima we wari uri mu buhanzi no gukina filime. Ariko ibyo byatumye ahitamo gutandukana n'umuryango we, ibintu yicuza rimwe na rimwe. Ati nawuze ahomba, nasubiye mu buzima bwo kwibeshaho, ariko sinagize mva ku cyerekezo cy'inzozi zanjye. Kubaho udafite amahoro mu mutima nicyo kibi kurusha kubura aho uba. Mu magambo make, yakurikiraga icyo ashaka kurusha abamukurikira. Icyo gihe nicyo cyamwigishije ko inzozi zidashimisha iyo utazihaye igihe n'imbaraga, kandi ni naho yise ko nubwo ababyeyi bashobora kugucira inzira, ari wowe ugomba kwihitiramo iyo ugenda mu buryo bweruye. Urugendo rwuzuye amahwa, gucibwa inyuma, gutandukana no gufungwa, nabyo ni ibintu yakunze kugarukaho kuko byakundaga kumubaho. Jennifer Lopez yigeze gufatwa nk'umugore w'umunyamahirwe mu rukundo, kuko yagaragaraga ari kumwe n'ibyamamare bikomeye binyuranye, ariko niyo hari bamwe mu bantu haciye nk'inkovu nyinshi mu buzima bwe. Yafunganywe na Sun Cause mu gihe cy'amasasu yaturitse mu kabyiniro, aho yavuye afite igisebe gikomeye nigeze kuvuga hejuru. Noah, umugabo we wa mbere, yashatse kumucuruza, yandika igitabo kirimo amabanga ye y'urukundo. Ibyo Jennifer yavuze ko byamutesheje icyizere ku rukundo, ari niyo mpamvu yigeze kumujyana mu nkiko. Yagize umubano ukomeye na Ben Affleck, ariko batandukana ku munsi umwe wa mbere w'ubukwe bwari bwatumiyemo n'isi yose. Ubukwe na Mark Anthony bwamuyesheje abana babiri b'imanga, ariko bwuzuyemo kutumvikana no kubabazwa kugeza bigezaho batandukanye. Yagize ati, hari igihe nari kumva nsa naho nari meze nk'umuntu uriho mu rukundo, numva ndi igikoresho cy'urukundo rwangiza. Ibe yicuza kuko byanamusize acitse intege, ariko ni nabyo byamutoje kwimenya, kwifasha no gukunda ubuzima bwe bwite mbere yo gukunda undi. Ati, guhindura isezerano ryo gutsinda, kwisubiraho no gushyira imbaraga mu guhindura icyerekezo ni ibintu byadanze. Nubwo yinjira mu ruganda rwa sinema n'indirimbo afite impano zikomeye, Jennifer yakunze kunengwa n'abanyamakuru. Bamwe bamugiranya n'umukinnyi ufite imiterere gusa aho kugira impano y'ibyo akora. Ibyo byanamugizeho igikomere gikomeye nk'umugore. Ati, abantu bangaga uburyo navugaga, ibyo nambara, ukuntu numva, n'ibyo ninyuka gukora. Bari bameze nk'abavuga ngo singomba kuba undi we, singomba kuba ndi hano mu buryo bweruye. Ibyo yicuza nabyo byaravuze. Ati, kutamenya kwirengera kuva kera, gutega amatwi amajwi amuca intege no kwisha inyuma y'abandi mu mwuga we. Ariko icyo yishimira ni iki: kwimenyaho agaciro, gutinyuka kwandika indirimbo zivuga ubuzima bw'inyabwo nk'izirimo I'm real, love the crazy thing, ain't fun, I'm into you. Izi ndirimbo zamugaragaje nk'umugore ubyiyumvamo cyane, bitari mu gihe cyo kwishimisha isi cyangwa se kwishimisha, ahubwo mu rugendo rwo kumenya uburyo nyakuri ubuzima bwe bugomba kugenda. Umubyeyi n'umutoza aho yabonye amahoro. Nubwo yababajwe n'icyemezo cyo gutandukana na Mark Anthony, Jennifer yavuze ko ibyishimo by'ukuri yabiboneye mu kwibaruka abana be b'imanga, Emma na Max. Bagiye bamubera impamvu yo gukomeza urugendo rwe, yananizwaga n'isi. Ati, iyo nambaraga n'abana banjye nibwo numvaga ndi umuntu wuzuye, bara n'ibikomere byanjye byinshi by'ahazaza n'ahashize. Yatangiye kujya agira ibihe byo kwitekereza ku buzima, kwiyegereza umuryango we, ndetse anandika n'igitabo kivuga ku rugendo rwe n'uruhare rw'umubyeyi mu buzima busanzwe.
ihuriro ry'amarira n'ibyishimo. Jennifer Lopez mu buzima bwe yagize ibyishimo byo gutenguha mu ruganda rwirengagiza abakomoka muri Latin America, ibyishimo byo gutsinda no kugera ku bihembo abantu babonaga ko bitashoboka, ariko yanagize ibihe bikomeye byamuteye kwiheba, gusigara wenyine, gutukwa no kubabazwa n'abo yakundaga, ariko ntiyahisemo gusubira inyuma, ahubwo yahisemo kugira inkingi z'ubwiza bwe n'ubunyangamugayo. Isomo rikomeye ati ntuzemere ko ibyo waciyemo bikugena, ahubwo bikoresha nk'umusingi ugenderaho ugana aho ushaka kugera. Jennifer Lopez yatanze ishusho y'umugore udahungabanywa n'amateka ye, ahubwo ahindura amateka ye ingufu z'ahazaza he. Ubu ni icyitegererezo cy'umugore w'iki gihe ubigeze kwicuza, ariko wamenye kwihangana, akimenyaho agaciro, kandi akagaruka ari umurinzi w'inzozi ze, yigeze no gukurwa mu biganza. Yego, dore amagambo y'ubuzima yigeze kuvuga, amagambo yibukirwaho nk'inyigisho z'ubuhanga, uburere n'ubutwibutsa ishusho y'umuntu ugira umutima ubugwaneza n'ubwenge bwimbitse. Yego, yigeze kugira ati ubuzima si uguhora utsinze, ahubwo ni ukutagwa usigara uri hasi. Iri jambo ryerekana ko gutsindwa bitari igihano, ahubwo ni isinzi nyayo, ni uguhaguruka buri gihe. Hata umuntu mugufi si w'amaguru magufi n'utagira inzozi ndende, yashakaga kwibutsa abantu ko uburebure bw'umubiri atari bwo bugena uburemere bw'inzozi ze.